Okay, ladies and gentlemen. Okay. Ariko angwize foto yangalaje foto y'umunsi umwe basi. Okay. Okay, ladies and gentlemen. Welcome to Amaro Stadium. Nguwa. Yitwa Maestro. Karim the Badman. Faustinho Mugenzi Simigaruka hoside wewe Karikeza bimeze bite amahoro papa umeze neza stade ndabona abantu bamaze kugeramo tayari stade abantu bamaze kugeramo ariko ewan ku myambarire hatari afande bazagira gutya afande reka twagiye Karikeza ubu ngubu ndi Brigadier General Simigarukaho Simigarukaho kabisa umwuka ni wose ahangaha ewana tugiye gutwika Karikeza ndabona bare bamaze kwasesekara meze neza ariko ewana cyakoze nukuri kw'Imana iyo ari uburyo nye mfite mu bubasha nakakwiye kugushingira umukobwa wa mbere mwiza mu Rwanda wambaye neza urugero nkande hari abitwa nawo mafite ari ku mugabo hari ba Miss Muheto hari ba Miss Vanessa n'aba Miss benshi cyane je nahita nguterekamo Miss Muheto cyangwa se Shadibu sida game over ewan cyakoze yaciye impaka mu Rwanda bare bose nutakwemera nabango nakarongo katabaho. Asante sana Karikeza navuga ko ibirori nk'ibi ngibi biri buze kuba bikurikiwe Tanzania navuze ni Visiwani Zanzibar Kariakoo Kigamboni Temeke sehemu zote za Tanzania wajue kama Rwanda kuna YMC wa kibabe sana YMC wakubwa sana ndo maana nilivaa kama hivi uyu mupapa rero yitwa Faustinho Simigarukaho nguyu muhere hasi tujya kwambara ibisa ariko kugakweto wanyemeje kugakweto aside kama side wewe nane nawe twakonfirm nawe nta gushidikanya kuri aka kantu kawe nubwo harimo agakara ariko nawe perfect kabisa wambaye neza cyane. Hanyuma rero ibi birori byagutwaye iki kugira ngo bitegure? Byanwaye ingufu zikomeye cyane navuga ko ni nayo mpamvu ubona naratangira kuvuga ndaza kwinjira ngiye kwakira Wasiri ari mu kirere niba ari buturuka hara hejuru niba turuka hariya ariko araza hejuru nibwo ninjira rero tumwakira. Hanyuma ikindi ni presentation y'abakinnyi mfite icyo bita energy determination focus agatuza karari nakoze gym ndodesha imyenda myiza abantu expecting a show uno munsi wakoze Rayon Sport Day nyinshi z'amateka ndacyabyibuka waragaragaye uko bango abarayo bagatereka amatana uyu munsi abantu bitega iki? Uyu munsi abantu bitega imyuka ijwi narari conserve icyumweru cyose navuga ko nudushya turimo of course uburyo twapanze kwakira abakinnyi ranoda ukuntu ipanze uwa mbere amagambo y'ubwenge ndimo ndashyira the most valuable player 5-star player Bigirimana
stade yose kabisa iraza kwiturika umugani w'inyogwe batiraza kwiturika ariko mbe na mbere tuza turashimire ubyo nakanga ameze neza cyane organisation y'abantu ba Rayon Sport yaba barimo ba Eric Rambo n'aba Claude Mishinga abangabo Robin timu yose kabisa kuva ku buyobozi bwo hejuru ni byiza kandi keza mpamya ko nawe mu mutima urishimye kwakira club nka Young Africans n'ubwa mbere rero twakira ikipe ikomeye ntabwo ko haje za Vipers haje za Kenya Police haje Azamu ariko twakira ikipe yakinye finale ya Confederations Cup ikipe nka Yanga ikipe ikomeye pakomezuzwa wamona mupiga picha kimataifa ameze neza cyane side kama side bayeka tatu nahagarare reka duhagarare abantu bangara dukunda gafoto side kama side asante sana side kama side hanyuma nige bikeneye byantu twa Prudence twatuma kujyamo nabyo biba bikenewe so navugaga nti rero kwakira club nka Yanga umwe mu bakinyi bari muri top 3 mu bakinyi beza muri Afrika bakomezuzwa ari ahangaha ukakira umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Mali Chigwidiara ukakira Max Mpianzengeri muze wa kuchomekea ukakira Chibwana Ali Shomari ukakira Atole Bumsheri hejuru hareba engineers musuhuza ari kamwara musuhuza ariko sono 11 abareyobo wega wagiye uvuga ati bira ho uraza kuba ati nagasha kuri Yanga ariko se nakaye gacha no muri 11 b'abazungu uyu munsi ngo nabasirindwi araza kwatereka amasi ngo 11 n'abazungu 11 n'abazungu kubivuga niko yemeze icyambere abantu arabona je numva ngo abazamu ngo bimeze biti icyambere zamu tugiye kwerekana umukinnyi Kabumbu mujya kwerekana umukinnyi hatari kimataifa urumva uwo ngo arahari umukinnyi umwe hanyuma abakinnyi ni bisanzwe Bingi Bero aravuga ati ahangaha simbigaruka mpamagara neza yakenyeye umushanana ameze neza yavuze ati ndakuramo umushanana ndaterekamo igitego muri stade Amahoro arahari ba Mohamed Sheri barahari ba Bedi barahari Emery Bayisenge aravuga ati iyi stade nabatsindiye igitego gifungura CHAN 2016 atsindira u Rwanda turahaguruka nibwo bwa mbere agiye kugaruka muri stade Amahoro Emery Bayisenge ntabwo mfite amatsiko so nibyinshi rero navuga ko nuko expecting byinshi nanjye ndumva amagambo yandetse hanyuma dusoza noneho abareyo batari hano batari muri no stade ana bari hanze ana bari wesho ko bare umupira kuri Azamu nicyo wewe wababwira nkawe nka Fosinyo uyu munsi nk'umunyamakuru ariko nka master of ceremony runo munsi muri stade Amahoro utageza ahangaha mbere na mbere ni igihombo kubera ko ahantu wagombaga kuba uhari in person ubireba amaso yawe kuyande ariko bivuze neza hari platform zaje hari abakurikiye Inyarwanda barimo baratureba hari abakurikiye Azam TV nk'uko bivuze nabo babireba abo ngabo nababwira ko bagiye kubona vibe bagiye kubona uburyohe ntabwo biratangira ndi turakira ikipe so navuga ko rero tugiye kuryoherwa na Rayon Day umunsi w'igikundiro hanyuma rero dusoza Maestro umusaza kuva kuri Kigali The New Times aravuga ati muhagarare neza cyane Olivier adutari foto kabisa ya kimataifa bose bazatereka nyinshi nawe ateretsemo rega side kama side asante sana kabisa urakoze cyane yitwa Muzee Fosinyo simbigarukaho aravuze ati ibintu byose ni hatari bose za kuba ari amahoro cyane ati mukanya gato bagiye kuza bose baberekane ukuntu biza kuba bimeze neza cyane kabisa ngwino tujyane hano gatoya njye kubereka uwitwa Zeo Trap njye kubereka Baba Zeo Trap abafana bose bati Kohi Muzeo ati ni Zeo Trap ati mumeze mute Zeo Trap nguwa yitwa Zeo Trap mubanze mumurebe neza cyane kabisa nguwa yitwa Zeo Trap aravuga ati bimwereka byose n'uburi muri rusange nguwa kabisa rero yitwa Zeo Trap asante sana